Nyirabazungu na Mukandekezi bahangayikiye bikomeye ubuzima bwa Honorine. Hagati aho Pascal n'umuryango we wose baraye kwa muganga. Byabagendekeye bite? N'urunana. Yihagarare gusa udora abarwayi batangiye kuza ari benshi. Ubusajya sindi umurwayi. None se uri kurwaye inzara uragira ngo bayikuvure nayo? Yego n'inzara irimo ariko nimbeho ni nyinshi cyane. Uwamahano mba ndyamye niyo yaba iminota 10. Se wahakura ariko kubungu. Ntubonye ko batubyukije ngo nitubavire mu bitaro si muri hoteli. None nakazuba kanze kuva byibuze ngo njye kukota. Twarigenje ariko uyu munsi wo ntiwira pe. Ubuse tubigenje gute Pascal? Dore abana uko bameze amaherezo bararwara umusonga. Reka dusubiraho twahoze nibura nitugira Imana turasanga Damascene atakiri mudugudu. Ubundi se twaje abaturage bose bataduhagurukiye ngo ntibadushaka mudugudu wabo. Niyo twasanga Damascene yaravuyeho uwo twasangaho nawe ntiyatwemerera. Nyine turagenda dusaba umuyobozi w'umudugudu atumize inteko y'abaturage tuba ariyo dusaba imbabazi. Aha, reka nebere ko byanabaho da. Hanyuma se ubufite amatike atujyana. Reka njye kwinginga Rangwida rero tumusegera abana ngewe nawe tugende n'amaguru. Ntabwo byashoboka Pascal. Icyambere Rangwida ntiyakwemera gusigarana abana batatu. Icyakabiri no yabyemera sinagerayo ninda ntwite. Mana yaremye isi n'ijuru koko. Nk'ubu Pascal wamuremeye iki? Ngiye ndumva twareba ahantu nko mu ishyamba ry'inzitane tukaba ariho tujya kuba. Maze tukaba imboga zitetse zishyira inyamaswa rero. None se turaguma mu marembo y'ivuriro ry'abandi Pascal. Gusa mu kanya aho ntibagiye kuza bakahatwirukana. None se tubigeze gute rero? Umva ntawe yimumwima hari. Reba ahantu ujya kwicara n'abana. Ngewe ndagiye nikubita imbere ya Rangwida mutakambire mubwire ko twisubiyeho tutazongera gukora ikosa n'igisa naryo cyose. Ugiye gusetsa imikara. Rangwida ararakaye cyane ntabwo yakumva. Ikirenze kuri ibyo kandi niyo yakwemerera. Nyamukobwa wanyese ntiyareka tuyikandagiramo. Se mbyihorere koko sinirirwe njya kumwikubita imbere. Ko numva hari ukuntu nshobora rwose kumutekera imitwe igashya uharetse nkagerageza amahirwe mukobwa ja. Kireri! Kane uri gukora icyaho mu kigunda? Ndi kwahira ibyatsi by'ingurube sha. Ingurube zandese? Kire, cyajye sinakubiye ko mfite umushinga wo korora ingurube. Dore ukumbwira ko aya mafaranga papa wawe akaba atarazizana zaraje se? Sha zaraje pe. Nyine buriya nabonye papa akomeje kuninza, ndamubwira ngo asubize amafaranga no mama. Rwose bwaki yazinzanira. Ni byiza cyane pe. Zimeze gute se? Sha nyine nta kibazo ziraho pe. Gusa sha umva zirajye cyane pe. Mbese nibigenda neza nanjye mu minsi iri imbere rwose ndawe nangiye gutirigita ifaranga. Ni wumva se? Rega dukiye gukura amaboko mu mufuka tugakora pe. Ejo heza hacu hari mu biganza byacu. Ni ukuri ntubeshye pe. Gusa nyine sha umva zirakabya pe. Uzi ko zisigira ubwatsi nkajya mu kazi ko kwa Filipo nibwira ko nsanga sikibufite nkagaruka nsanga bwashize. None se zitarya ugira ngo zakura? Sha kwifatanya n'akazi ko kwa Filipo rwose ntabwo bizanyorohera Kireri. None se ugiye gucika intege aribwo ugitangira? Ese ugira ngo ikindi wageraho utavunitse n'iki Kane? Ntacyo byo pe. Gusa nyine ndibaza niba nzayire mu gitondo nkagaruka nsanga zabimaze zikiri ibibwana ubwo rwose nizimara gukora bizagenda gute? Uzajya ukora imirimo y'igitondo kwa Budensiana saa sita aho wakaruhutse usimbuka ushaka ubundi bwazi ugaruke mu mirimo ya nimugoroba. Shawe nuko utarakora akazi ko mu rugo karavuna Kireri. Uratekereza guteka ukita ku bana ukabamesera ukajya gucyura uwiga ukaza ugakoropa inzu ukagira gute na gute. Aha sha nyine uyu mushinga narawuteguye ariko rwose uzanyumvisha pe. Erega twese duhura n'ibibazo. None se njye ugira ngo gukorora inkoko mbifatanya no kwigugira ngo babyoroshye? Ntega niba n'inkoko sha. Rega buri inkoko we nizirushya nk'inguru. Ariko ingurube nayo yunguka cyane kurusha inkoko. Maze ubu nanjye navuze ko nimbona amafaranga ashitse nzagura intama. Kwa numva ibintu by'ubworozi rwose waramaze kubyiyumvamo pe. Ubwo nyuma y'inkoko ugiye kongeraho n'intama? Cyane rwose. Shaka ngaho sigara wahira. Reka njye ku ishuri nakererwa. Sha nanjye rero ndasa nk'utashye kuko amasaha yo kujya mu kazi ko kwa Filipo yageze. Nimugoroba se waba uhari ngo nze kwanyura ndebe uko ingurube zawe zimeze? Nta kindi se ngomba kwitwararika mujyana? Nta kindi rwose. Wowe ukomeze wiyiteho bisanzwe, wirinde imirimo ivunanye, urumva? Ukomeze urye neza, yego, uruhuke bihagije. Nta kindi kibazo ufite. Ariko se mubyeyi, harya ngo uri umujyanama w'ubuzima? Yego ndiwe mukecuru. Inshuro zose tumaze guhura ntabwo nzi.
turetse ibyo by'ubujyanama se tugakoresha ijisho ry'umuntu mukuru iyi nda simvutse. niyo mpamvu nanjye mubwira nti niyitegure neza kuko igihe icyo ari cyo cyose yafatwa n'ibise akabyara. Urakoze cyane. Uti igihe icyo ari cyo cyose yafatwa n'ibise akabyara. None ubushize ko byamufashe ntabyare. Biriya bibaho rwose. Urumva hari igihe umubyeyi agira ibimenyetso nk'ibyo uri kunda ugasanga wenda azanye imigendo mu birenge no mu ntoki se ariko mu by'ukuri atarageza igihe cyo kubyara. Urabica ku ruhande ariko abantu b'inyarurembo muri babi. Kubera icyo uvuga ngo turi babi mukecuru? Umwana wanjye baramuroze. Hari abagome bamwanga batifuza kubona ateruye uruhinja. Reka ibyo ntabwo ari byo pe. Wigira ikibazo igihe nikigera azabyara. Ibyo nyogokuru ahora bipfa na Karemera ashaka kuduha umuti ngo wo kuzingura ariko Karemera akabyanga. Karemera n'umugabo w'intangarugero ndabizi ntiyabyemera. Ariko abantu bo sinzi uko mwabaye. Karemera wanze ko mperekeza umwana wanjye kwa muganga akanga ko na nyina wamubyaye aherekeza umukazana we. Niwe ushimagiza bigezaho. None se ko mwari mwabirwaniye yari kubigenza ate nyogoko? Umwanzuro mwiza rero ukaba kuguherekeza ngo akunda dusebye mu bantu ko turi ababyeyi babi. Ahubwo sina ngombwa ko guherekeza kuko nyokuru na nyoko biko babirwaniye. Umugabo wese akwiye gufata umwanzuro akajya aherekeza umugore wagiye kubyara. Ariko nakataraza muzakazana mwabanyabuzima. Niko ko mbona uri umukecuru uciye akenge kuva uvutse wabonye abagabo bangahe baherekeza abagore babo kwa muganga bagiye kubyara. None se wowe wumva hari icyo bitwaye umugabo agize uruhare rutaziguye mu gufasha umugore wagiye kubyara? Ariko ibyo ntaho biba ni amahano. Nta mahano arimo mukecuru, ahubwo ni ibintu byiza cyane dukangurira abagabo bose. Umugabo akwiye kuba hafi y'umugore wagiye kubyara akamenya icyo amukeneyeho akamufasha. Urumva? Ni nawe abaza umugore we kurusha abandi. Dore rero Pasika ni wowe? Ni njyewe. Ubwo hano iwanjye wahageze ute? Nako banza umbwire izo nkuwasa n'izandi. Mukecuru nawe rwose. Urumva se igiti natemye mu ishyamba ryawe nkaba nyasiriza iwawe inkwi zacyo zaba ari izandi mukecuru. Nawe umbwiza ukuri. Hanyuma aya mazi se yo yavuye? Ni njye wayavomye. N'akadomoro ko mu gikoni nakujuje maze urareba yo ngayo gusa. Wahuye na Nyezi se niyo wagutumye? Oya da. Ni njye rwose watekereje ndavuga nti ubu ngubu umubyeyi wacu ashobora kuba afite ibimugoye umuntu yabimufashamo. Yego kamana yanjye. Nicyo koze da. Pasika wakoze nukuri. Nari maze iminsi ncana intoki kubera kuba urunyasiriza. Dore na ka karima ko ku rugo nakabagaye neza. Urabona ko izi mboga nizibona kavura zizahita zishisha. Ariko rero nubwo ngushimira hari icyo nibaza ngiye. Iki se ko nta kibazo. Ibi byose ninde wakubwiye kubikora? Ntawe nukuri ni njyewe reka. Ugamije kugera ku kisi. Wavomye, wahinze, wagiye gutema igiti mu ishyamba uri kucyasa. Ibi byose ni kugira ngo nkugarure mu rugo rero. Oya ndabizi kutugarura wenda byo ntibyakunda nubwo tubibonye tutabyanga. Ikintu cyatumye za kumfasha kwirirwa uvunika bigeze ahangaha urumva ari iki ugamije uretse kugaruka mu rugo? Nyine urumva ntabwo dufite aho tuba. Twirirwa twiruka uyu munsi tukarara ku kiliziya ku ibaraza ryacyo. Ejo bakatwirukana tukajya kwa muganga naho bakatwirukana ubundi tukajya kurarana n'abanyerondo ku izamu mbese ibintu nk'ibyo. Ariko rwose Pasika ari umuntu mwiza. Nuko ugira umugore w'umusinzerega. Ubusamire wate nayo majoro murara niriya ndatwitera. Nawe ibaze nyine kurara irondo bugacya utahengetse umusaya uri umugore utwite n'abo bana. N'abana kandi ariko muri kumwe. Twabashyira he? Kariya kari kwibere kuko nako bakurikirana buri umusonga ntuzatwica utwo twana koko Pasika. Nta kundi twagira mukecuru. Kereka wenda nka Yesu agukoreyemo ukatugirira impuhwe tukagaruka mu rugo. Kandi ni ukuri kw'Imana pe yaba njyewe cyangwa mukobwa Jean. Twarize amasomo twarayabonye nta wazongera kugira ikosa akora na rimwe n'impamo y'Imana. Ese ko nguhunguka nkurikira urashaka kungonga? Asunda kugonze koko kire
none se ko wavugije inzogera nkajya ku ruhande aho wagakomeje umuhanda ukaba uje unkurikiye. ariko ntukirakaze nk'abana bato kandi umaze kuba inkumi we nta nubwo uzi gukina koko. none se turakina turaziranye. ariko ngenda kuzi nzi none umukobwa wa bushombe se ukaba wiga i Nyarurembo. nuko ndumva nzi ngaho ukomeje utahe nanjye nitahire. nta kibazo icaraho ntacyo ngutwara. nta mafaranga mfite yo gutega igare. nta kibazo rega icaraho ngo lift. lift itera inda. ariko kre uracyafite bya bisubizo nk'iby'abana koko ngo lift itera inda utuntu nk'utwo koko uracyatuvuga. none se kuki ushaka kuma lift? ntacyo nuko nshaka ko twibera inshuti gusa. njye rero ntabwo mbishaka nta nshuti ndakenera aka kanya. nta kibazo niba utabishaka ko twakundana ngaho riri igare twigendere nkugeze imbere. kandi nakubwiye ko najya nemera ibintu by'ubuntu yaba iyo lift yawe yaba utundi tuntu abahungu bashukisha abakobwa tw'Imana ibyo byose batubwiye kubyirinda. bande se babibabwiye kre? mu ishuri no muri club y'urubyiruko yo munsi y'umunyinya. kre nubwo umaze kuba inkumi ariko uracyafite ibitekerezo by'abana. ubu koko nk'umukobwa ungana gutyo ubu kivuga ngo barambwiye we nta nubwo uzi kureba ibigufitiye akamaro. lift yawe ndabona nta kamaro imfitiye. ariko ubanza utinya n'abahungu cyane cyane abaza bama iby'ubusa nkawe. oya humura uri igare twigendeye ntacyo ngutwara. ese wagize ngo ndi umuhungu mubi? utongera kunkoraho ukambona nako nongeye no kunyegera. humura kre humura ndi umwana mwiza rwose wemeye tugakundana ibyo ukeka nta n'ibyo nazagusaba. urira igare ryawe ugende bitaraba nabi kuko nongera kunkoraho rimwe gusa ndahita mbibwira papa kandi naza arakomerera nabi. ariko se sha namwe murakabya koko kumana ariko suzuka ukabya nkaho yamaze kuba umugabo wanjye we. jya wizera yewe ariko ibintu abantu bose bamaze kumenya urumva byapfa byishwe n'iki koko nye. sha devo burya ngo icyawe nicyo wamize nawe iki kiri mu matama ngo n'ingumi yagikuramo. ariko we uretse gato twumva nye mukecuru ari kumwe nande se ko numva abantu baganira. ahubwo se ko numva atari mama. urumva wari mama se? reka turebe wabona yabonye abandi bapangaye ndumva harimo n'ijwi ry'umugabo. ye pasika ninde wakuzanye hano? yewe se hari undi uhetse? twagize nyine urabona twasabye imbabazi. none mwagarutse mwese n'umugore wawe n'abana? yego ariko ni ukuri kw'Imana turakurahiye pe ni ukuri nkurahira imfura yanjye muzara. ntabwo tuzongera gutera amahane kuri mukecuru cyangwa kuri wowe. nta nubwo tuzongera rwose kwambarira imyenda amakosa yose twakoraga ntabwo tuzayasubira nyine. ariko uretse gato yewe keretse iyo uvuga ko mutazongera kunywa inzoga naho ubundi igihe cyose mu gisinda ntimuzigera mubura amakosa pasika. muga ni ukuri nubona hari umuntu ugarutse gutera amahane iwanyu mu gicuku uzahita ubwira mukecuru atwirukane burundu. we ibi ntabwo bishoboka yewe ni muceceke. ntabwo mbyemera ko mama ariwe waba wabahaye imbabazi akabaha uburenganzira bwo kwinjira muri uru rugo se. ni impamo y'Imana niwe pe niwe rwose. se twatinyuka kugaruka tukigabiza inzu nta wayiduhaye koko nye. we yareka mubaze yewe ntabwo byumvikana ariko n'insaga ariwe wagaruye koko muraba mufite amarozi akaza ariko. anye karame devo reka njye mu rugo mukecuru atansanga hano tukaganira sinaba ngitazi. na hejo none se muga wabanje ukandebera uyu mugore wanjye ko mbona ameze nabi. afite imbeho nyinshi namucaniye umuriro ngo yote ariko ntumugeraho pe. ubu ntarwaye koko?